turashaka kureba rero niba koko uyu Ellen G. White yari umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa se yari umuhanuzi w'ukuri gute. Ellen White yanditse ibitabo tari munsi y'ibitabo 40, yanditse ibita tracts zigera kuri tracts 5,000. Nuvuga ngo yabaye possessed n'undi mwuka, niyo mpamvu umwuka wakoze ibyo yaje kuwita izina rishya ngo umwuka w'ubuhanuzi. Kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi niwe yandikishijwe n'ibitabo byose byafite, ndetse bamukurikira bahamya ko uyu mugore rwose ni umuhanuzi w'ibinyoma kuko agaragaje no mu bigaragaza ko ari umuhanuzi w'ibinyoma kandi bikomeye koko. None wowe ni gute umuhakanye kuri icyo kintu? Reka mvuge gato kuri Ellen G. White ko nta nubwo turavuga amateka ye matoya kugira ngo n'abadukurikiye umva uwo mugore turi kuvuga. Ni wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Maine, yanditse ibitabo bigera kuri 40, yandika ama periodicals cyangwa se ama article 5,000. Nkuko yabivuze yagize amayerekwa n'inzozi asaga 2,000. Amayerekwa amwe yabereye mu ruhame, ayandi akabera ahiherereye. Yari bire ko namira yarabitekereje asanga atakurikira ibyo bintu by'abasazi kuko we ibyo yakoze yabikoze ari umunyamibare. None se undi mugore witwa Elizabeth we ntanditse ibitabo 25 ari byo biyobora rona ubungu. Mbese ibitabo 25 19 yabyanditse abwirijwe ni Diamond ritwaga Johari Cool. Nose iryo Diamond tuvuye ngo ni Imana. Uretse kugana Yesu kandi yanditse ibindi bitabo byakunzwe nk'igitabo cyitwa Wifuzwe ibihe byose, ndumva pastor yarigeze kukivugaho. Igitabo cyitwa Intambara ikomeye, pastor araza kongera kukivugaho cyo arakirwanya cyane ariko simbizi niba azabishobora. Iyo bavuze ngo abadivantiste b'umunsi wa karindwi tuba tumenya ngo okay na abakristo se, igisubizo ni oya. Nk'ubu giye gutanga ingero ebyiri zikomeye cyane zo Ellen White yahaganyije bo Kristo. Uri abadivantiste hari ibyigisho 5 bajya bigisha andi madini atasobanukiwe. Icya mbere ni Isabato, icya kabiri ni ikijyanye n'uko abapfuye bamera, icya gatatu ni ingingo yerekeranye n'umwuka w'ubuhanuzi, icya kane kugaruka kwa Yesu, cya nyuma cya gatanu ni ingingo yerekeye ubuturo bwera. Abatizera Imana bazatukabashira base nkaho batigeze kubaho ko n'abayehova ariko bavuga se. None se bamwe bakomoka mu bandi. Erega bira ni ishyano ryatugwiriye. Ku munsi w'icyumweru ari umunsi wa mbere y'iminsi 7 barateranaga bakamanyagura imitsima. Uwo munsi wari w'amateraniro ariko ntabwo wari umunsi w'ikiruhuko. Noneho barawuteranaga bakibuka Kristo, ni wo munsi wo kwibuka. Barawuhindura bawita umunsi w'inyamaswa no gupinga Kristo kuko Kristo yidutse inyamaswa kuri bo. Kuri Ellen White ni inyamaswa ariko mu bwiru. Dore ikindi kintu yakoze gikomeye, umunsi w'isabato ni umunsi wo kwibuka iremwa. Twebe twibuka Kristo nk'umucunguzi wacu. Ibyiremwa twe turajya mu isi n'ijuru rishya. Baratubwira iremwa rya kera kandi ibyo ugiye kurangira. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa, turagarutse mu kiganiro cyacu uyu munsi cyitwa Menya Nibi, aho turimo kuganira cyane ku birebana n'imyizerere ariko tugaruka ku mugore witwa Ellen G. White. Pastor akunda kuvuga ko ari we nyirabuja w'abadivantiste. Mukanya yabwiraga Eric ko ari nyirakuru. Hanyuma rero ngira ngo murabizi ko kiganiro cya mbere tugishoje neza, tubabwira ko none tugiye kugaruka tuganira kuri uyu mugore ndetse na bimwe mu bitabo yanditse n'ubuhanuzi yahanuye. Ariho pastor agiye kutwereka niba koko uyu Ellen G. White ari umuhanuzi w'ibinyoma no mu buryo bwa nyabwo bucukumbuye. Ubundi imbere bivugaga bica hejuru, Eric nawe agaragaze uburyo atari umuhanuzi w'ibinyoma n'ibyo yahanuye byasohoye n'ibitabo yanditse biri gukiza abantu mu isi. Reka rero duhe ikaze Eric asuhuza abadukurikiye, hanyuma na pastor twinjire mu kiganiro. Murakoze Jarike, nongeye kwishimira kuboneka kuri iyi kamera ya Iron TV, tuje kongera kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo abantu b'Imana barusheho gusobanukirwa, tuve mu rujijo tubashe kumenya aho ibihe bigeze, turusheho kwitegura Yesu Kristo ugiye kuboneka ku bicu byo mu ijuru. Tugiye kuganira ikigisho gikomeye, ariko mbere yuko tukinjiramo nishimiye kongera kubana na Pastor Musisi. Nkomeje kumushimira cyane ko yampaye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri ibi bintu. Nibwira yuko abadukurikira icyo bagiye buguka, kandi nanjye hari ibintu bishya nagiye nunguka cyane cyane byerekeranye n'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi n'uburyo iri kurwanwa. Nzi yuko rero nawe hari icyo wungutsemo wowe udukurikira, kandi teze ko turi burushaho kunguka ibindi byinshi cyane. Ndagushimira rero Pastor, kandi ndashimira na Jarike waduhaye uru rubuga kugira ngo tujye turuganiriraho. Nshuje abadukurikira bose rero babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, kandi ndashinda niziteze yuko turi bugire ikiganiro cyiza
mu mwanya turi bumare tuganira kuri iyi ngingo. Murakoze. nanjye ndabashimiye nshimiye Iron TV kubera umuhate mufite kugira ngo kuri kugaragare n'uburyo kandi mubikorana umwete mufite urukundo kugira ngo Imana ukuri kwayo kugaragare. Rero kandi umwana mwiza aritonda atega amatwi, ni igitangaza cyane kugerekeye kwera imbuto afite ubwitonzi, ntabwo ari easily provocated, nta kintu wavuga ngo gituma tumurongo azahambuke cyangwa abo munyarukoni bivuze umuntu w'interaganya ushobora kuba yagira akarahu igihe cyo cyose akaba yarwana, ariko we ni umugabo witonda kandi agatega amatwi. Cyakora ashoreye imizi cyane mu kwizera kwe, kandi gusara mugahira, ariko ririgiye ko Imana iyo mizi yamufatiye azayirandura akamwicaza kuri Kristo neza, hari urufatiro rw'ukuri. Rero ndamukunda cyane. Hamwe n'ibyo rero mwe namwe ndabasuhuye abari hirya no hino ku isi, musanzwe mbasuhuza murabizi, reka niyo gutinda abari hirya no hino ku isi bavuga ikinyarwanda nk'ururimi rwabo bwite kuko ari abanyarwanda, n'abandi rero bavuga indimi zisa n'ikinyarwanda kuko indimi zabo zitanye masanira bugufi n'ikinyarwanda, nk'abarundi n'abanyamurenge, abanyabwisha bo muri Kongo, Kivu y'Amajyaruguru, abafumbira, abahangaza muri Tanzania, abahororo muri Uganda, n'abaha muri Tanzania, n'abavandimwe muri Uganda, mwese turabakunda. Imana yo mwijuru bamugisha. Rero turi kumwe kandi ese dufashe gusenga. Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, niwe Imana yonyine rukumbi. Ibyitwa Imana ni byinshi dukurikije imico n'imyumvire n'imitekerereze ya muntu ndetse n'ihishurirwa rye, ariko niwe wihishuriye umuntu by'ukuri, kuko umuntu ntabwo afite ubushobozi bwo kureba bukanakugeraho. Aburahamu sogokuruza uramubonekera, uramubwira ngo haguruke ave muri Yuriya Bakarudaya, umwereke igihugu azaturamo, igihugu cyari gituwe n'Abaheti n'Abayebusi n'Abanyakanani n'Abagirugashi n'andi moko 7 yose yari atuye aho ngaho. Rero turagushimiye yuko wakimuhaye n'urubyaro rwe kugira ngo bibe gakondo ye by'iteka ryose, ariko mubwira yuko icy'ingenzi atari icyo mutwariye, atari ikindi, kwari kugira ngo muri we arimo amoko n'amahanga n'indimi zayo n'imiryango yayo bazaherwa umugisha. Uwo mugisha ni Kristo, twishimira yuko twamuhawe kubibabazi z'Imana. Nuko rero mwami shimwa kubw'ibyo byose, duteraniye hakongera no kugira icyo tuganira ku byerekeye ubushake bwawe n'imbabazi zibatugiriye, bityo tugaragaze kandi n'imikorere y'umwanzi, kugira ngo abazakura iki kiganiro bazitaze iryo shyano, maze bazibukire kuba imbohe z'ibibi bafashijwemo na Kristo. Turasabira abazacyumva cyose bakagikurikira kino kiganiro kuzubakwa kandi bafashijwemo n'umwuka wera w'Imana, bakamenya ubushake bwayo. Ushimwe kwemeye kubidukorera, tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amen. Ase gumane mikrofone. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira kuri Ellen G. White, nta bindi bintu turi bujyemo kuko ubushize twakoze ikiganiro kirebana nawe, ariko mutinda cyane kugaragaza ibiranga umuhanuzi nyakuri ndetse n'ibiranga umuhanuzi w'ibinyoma. Turashaka kureba rero niba koko uyu Ellen G. White yari umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa se yari umuhanuzi w'ukuri. Ndahera ku cyambe ndagenda nkubaza kuko Eric nawe araza gusobanura. Wowe wivugiye ubwawe ko Ellen G. White yari demonic, mwandi magambo no kuvuga ngo yakoreshwaga n'indi myuka y'abadayimoni. Uravuga ngo ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri, bivuge ngo mu bintu byose yari afite nta kuri kubirimo. Gute ya Ellen White mu by'ukuri ihaguruka rye cyangwa ihagurutswa rye yari ishingiye ku buyobe bwari bwamubanjirije. Ni ubuyobe bw'ikinyejana cya 19 bunyuranye, ariko ubwe ku buryo bw'umwihariko ni ubwari bwazanywe n'uwitwaga William Miller cyangwa William Mireri. Uwo nguwo mu by'ukuri yari asanzwe bari mu madini anyuranye, bari bateranye, nibere ko bari mu madini bavuye mu madini anyuranye, cyane cyane y'Ababatista n'ay'Abamethodiste. Hanyuma rero bateranye basenga nk'uko umuco cyo gihe wari uri, hariho ububyutse, byo twakwita ngo ububyutse bukomeye, ariko burya aho abantu b'Imana bateranye na Satani nawe arahaza. Umwe muri abo bantu rero bibirangire bari bahari kandi bari bayoboye abandi yitwaga William Miller.
so William Miller rero yakoze ikintu gikomeye cyane, agira imibare ijyanye no kugaruka kwa Kristo, aza kwerekana no guhanura avuga ko icyabaye mu kwezi kwa 10 k'umwaka Yesu yagombaga kugaruka. Abantu barashika baza gutegereza bitandukanyije n'ibyabo ngo bagende bajye mu ijuru. Iyo mikorere rero ihabanye cyane n'ibyanditswe byera, kandi kabivuguruza ibyo Kristo yavuze, ko yaravuze ngo ntawe uzamenya umunsi cyangwa igihe. Kuba rero yarabikoze akandi akabihamya akabishimangira, bityo gihe bakamwumvira nabo bakaza bakuzuraho, ni ikimenyetso kimusiga yuko iryo teraniro cyangwa iyo movement yari ihari yari yamaze kwinjirirwa. Simbacira urubanza kuko ntabwo bahagurutse iwabo bagiye kuyobya abantu, ariko bamaze kwinjirirwa ntibabimenye, bakomeza kumva rero bitari ukuri. Bo kumvira bitari ukuri rero bari bumviye Satani. Hagati aho rero habaye icyo bita the great disappointment, ni umunsi wo gucibwa intege w'ibyabaye. Satani rero wari wabikoze, abonye yuko abantu bacitse intege, bamwe babivamo, bava muri iyo myiza basubira amadini yabo, abandi basubira mu mago yabo kuko bari bacitse intege. Ariko Satani umushinga we ntabwo yawuretse, kuko yari asanzwe awuzi. Arabati bari abantu ngomba kubakurikirana. Abari basigaye agatsinda gato kari gasigaye k'abantu bavuga ko ari nk'abantu bari nko muri za 50, nabugira ngo bayibazaga iyo bagiye kujya birabayobera. Nibwo uwo mukobwa w'icyo afite imyaka 17 Elena, icyo gihe tuba George Hammond, ahera ko arabwa toya, noneho Imana inyeretse ibindi. Ni ukuvuga ngo kiriya kintu cyabayeho Satani yashizemo uruhare, no kugira ngo noneho gikomeze akigizemo uruhare. Aravuga ati ahubwo ntabwo mu by'ukuri William Miller ntabwo yibeshye, ibyo yavuga byari ukuri, ahubwo yibeshye ku kantu gato. Ntabwo Yesu yagombaga kuva aho ari aza mu isi, yagombaga kuva ahera ngo ajya ahera cyane. Ibyo bintu rero ukibaza utese niba koko William Miller ibintu byegewe uko ntekereza yabikoze akoresheje imibare, ntabwo byari ubuhanuzi, kuko ntabwo yavuze ati Imana yambwiye. Yakoresheje imibare, yarabaze kuva imyaka 2300, wenda araza kudufasha, imyaka 2300 aho yagombaga kurangirira yahanuwe muri Daniel 8 kugira ngo igice 8 yagombaga kuzura muri uko mu ntuza, kugira ngo yabaza ahereye ku gihe bana ba Isirayeli bavaga bava mu bunyage kugera kuri icyo gihe imyaka izuzurira. Noneho rero ibyo bintu jewe ntekereza yuko uriya mugabo Miller yakoresheje, it was just simply mathematical, yakoresheje gusa imibare nkuko nawe wabikora. Atangira avuga ati Yesu azaza iki gihe. Ubwabyo ni ubuyobe, ariko si ubuhanuzi, siniyerekwa. Noneho undi we azashimangira ibyo Miller yavuze, ariko abitwara abivana muri ya mikuru scientific uriya yakoresheje imibare, abishira no mu buhanuzi cyangwa mu bayerekwa. Kuki yabishise mu bayerekwa kandi uriya atari yabyeretswe? Kuko iyo Miller aza kuba ari yerekwa, Imana byari bihagije kubwira Miller yuko ibyo yamubwiye atari byo, cyangwa se niba yaramucije muri ayo makorosi, iba yaramubwiye ubu ngubu Yesu yavuye ahera yagiye ahera cyane, yari guhita ibimubwira byari bizo, cyangwa se kubera ko ari muri yerekwa ryari ryahawe yajyaga kurikomeza. Miller icyo tuzi ntabwo yigeze aba umuyoboke wa Elena White, yaba byarabaye sibe kujya amateka yuzi, ntabwo yamubaye, yahagira ubiturusha azabitubwira. Ntabwo izagaruka muri ako kavuyo kakurikiyeho, nta nubwo banamubwiye bati wari waribeshye, ariko noneho garuka dore yerekwa ryo kuri rishimangira ibyo wavuze ngiri. Noneho rero uhereye ubwo Elena White aba umuyobozi, kuvuga ngo Miller amateka agarukiraho arigendera, gira ngo yaragise. Ntabwo Miller azi amaherezo we yaranaguye yisubira ku kayoga, ariko ibyo ntabwo nabijyamo, sinameje ko sizi iherezo rye. Ariko niho phenomenon yatangiye iteye ubwo ni ya Elena White. Elena White avuga n'ibyo bivuga ko yabyetswe n'Imana, avuga ati uriya ntabwo yibeshye,
ibyo yavuga ntabwo ari ikinyoma entirely, ahubwo habayemo kwibeshya, kandi kwibeshya si ukubeshya. Kwibeshya it's big, ni mistake mu ndimi zindi. Noneho rero ikibabaje, uwahawe ibintu ntabikomeje, nta nubwo yanagarutse ngo amukurikire, ahubwo amuvaho, undi atangira ikintu gishya, abantu baramukurikira. Yari mbere yuko na Mira yarabitekereje asanga atakurikira ibyo bintu by'abasazi, kuko we ibyo yakoze yabikoze ari umunyamibare, yakoze mu buryo mu mibare gusa, ntabwo yakoresheje mu mayerekwa, undi wabizanye mu mayerekwa. Uhereye ubwo rero umwanya wo gusoma ibyanditswe hakurikiraho gukurikiza amayerekwa mu byo yakoze byose. Uvuga ngo yagize amayerekwa 2000. Elena White yanditse ibitabo tari munsi y'ibitabo 40, yanditse ibita tracts zigera kuri tracts 5000. Nuvuga ngo yabaye possessed n'undi mwuka. Ntabwo Bibiliya yarakigenderaho, ahubwo Bibiliya we afite amayerekwa yahuranaga nayo, Imana ikamubwira, Imana ye ikamubwira, kandi ata iyo Mana ibyo yamubwiraga byabaga ari ukwinjira muri Bibiliya, ikamuha ibisobanuro byayo bwite. Niyo mpamvu umwuka wakoze ibyo yaje kwita izina rishya, ni umwuka w'ubuhanuzi. Kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi niwe yandikishijwe n'ibitabo byose byafite, ndetse bamukurikira bahamya ko Bibiliya bayibangikanya n'ibyo bitabo byanditswe n'umwuka w'ubuhanuzi, yuko bigomba gukurikirana, ndetse bakabyita umucyo muto. Bakavuga ati umucyo munini nuvuguruza umucyo, tuzakurikiza umucyo munini, yuko ari Bibiliya. Ariko igitangaje nuko uwo mucyo munini ahubwo ari wo wibandwaho cyane cyane kuko cyane wibanda ku kintu cyitwa ubuhanuzi. Kandi iyo tuvuze ubuhanuzi ari nacyo aricyo kibazo amadini yandi yitiriwe abakristo afite, ntabwo ubuhanuzi abwigisha. Satani atuma batabwigisha. None ubwo se ibyo Satani yazanye bikaba byo bitezwa imbere. Ndetse na kimwe mu bibazo dufite twebwe abakristo b'iki gihe, ari nayo mpamvu ngewe mfite ishyaka ryo kugira ngo ntangire ministry yigisha abantu ubuhanuzi, kugira ngo igihe dusigaje gito kugira ngo Yesu agaruke, cyangwa no mbere yuko igishushanyo kizicisha batakiramya ku mugaragaro gitangira guhatirwa abantu kukiramya, nibura abantu bazabe bazi, bafite nosiyo bazi ku buhanuzi bw'Imana. Kandi nkaba niteguye igihe kubushyira ahagaragara, umpakanya akazampakanya avuga ngo uko nabuhishuriwe ntabwo ariko kuri, ariko uwo nawe niteguye kuzavugana nawe, kuko umwigisha ntabwo yanga abamugisha impaka, ahubwo aba yiteguye kubagaragaza. Niyo mpamvu Pawulo nawe yaduhaye urugero rwiza, yajyaga mu masinagogi buri sabato agiye guhakana n'abayuda, bakajya impaka nabo ku byerekeye Kristo w'i Nazareti. Rero abadive bakavuga ngo cyabaga kimujyanye ngo kwabaga ari ukujya kubahiriza isabato, ibyo bikaba ari ishyano ku rundi ruhande. Ariko twitinda kuri ibyo ngibyo, cyakora ibyo navuga kuri Elena White mu ncamake, ayo ni amateka ye. Hanyuma mwene datereza kumuha akanya, araza ko nagira ibyo ambaza, biraza kumpa guidance y'ukuntu yabaye, ariko nyigaragaje ubuyobe aho bushingiye. Urabyumvise ibyo yashyigikiyemo William Miller byari ibinyoma. William Miller we ni imibare iri mathematical, aribeshya, usanga aribeshye, undi wahita bizana mwiyerekwa ati noneho reka mbabwire ahubwo uko byagenze, cyane yuko batari yararize, ariko yari afite imyuka ntabwo yari Yesu ntabwo yarize, kandi igeze no kwikubita hasi, bamukubise ibuye mu mutwe agira ikibazo baza ayo makuru yose wayakuye murabisake. Ni ukuvuga ngo ubundi yafitemo n'ubumuga bwo mu mutwe, kuko bari baramukubise umutwe, umwana yamukubise ibuye bituma no kwiga atiga, agarukira mu wa 3. Ariko ntabwo yabaye umusazi, yagize gusa ibyo bumuga, ariko byarakomeje mu muntu muzima. Ariko ibitabo bingana gutyo, yandika ibitabo bingana gutyo atarize. Yes, ntabwo yize kuko ntabwo ari we wakoraga. Nose umwuka wamukoreraga muri ufite imbaraga zamuhaga ibyo ngibyo. None se undi mugore witwa Elizabeth we ntanditse ibitabo 25 ari byo biyobora Ron ubu ngubu. Nose ibitabo 25 19 yabyanditse abwirijwe ni Diamond litwaga You are cool. Nose iryo Diamond tuvuye ngo ni Imana. So hari abantu bafite ahanga mukiraho umunyeshuri mwiza. Erega biriya ibintu byo reba Paulo yarabivuzeho nuko tajya twe tuyasoma Bibiliya. Yaravuze mu rwandiko yandikiye abo muri Efeso 6 buhereye ku murongo wa 10. Yaravuze ngo ntabwo dukirana, cyane cyane mu murongo wa 12, ngo bakundwa ntabwo dukirana n'inyama n'amaraso, ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, utakirana n'imyuka yo mu mwijima n'abatwari ufite ubutwari bw'iyisi,
yatweretse yuko dufite ibintu duhanganye nabo tutabona. So rero ibyo ryo byabonekera abantu benshi bikabaha gahunda nshya, ari nabyo bikorera n'umutumvira ba none. Okay. Dushiraho gahunda nshya. Turaza kuvuga ku bintu byinshi cyane ko nta kintu uravuga kuri uyu mubyeyi nkurikije ibintu hano Eric yakureze. Hanyuma reka umpere mikoro Eric. Niba hari icyo amuvugeho cyangwa niba hari icyo kubaza. Urakoze. Urakoze Pasiteri. Na kare mu kiganiro cyabanje yabivuzeho bijyanye no kuba nawe yarakiriye amayerekwa n'inzozi abibona nk'ishyano, ariko mu kubara igice cya 12 umurongo wa 6 aratubwira ngo, arababwira ati nimwumva amagambo yanjye, niba muri mwazabamo umuhanuzi mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Mu yandi magambo amayerekwa n'inzozi ni uburyo Imana yagezagaho ubutumwa ku bahanuzi bayo. Icyakora nyine twabibonye yuko hariho abahanuzi b'ibinyoma, kuba abantu bahahamuka cyangwa se bakagira ikibazo cy'uko umuhanuzi hano yashobora kuba ari uw'ibinyoma, ntabwo bitangaje kubera yuko twavangiwe cyane. Nicyo gituma mu kiganiro cyabanje twarebye umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo tumenye uko twamutandukanya. Ariko kuba yarose, kuba yeretswe ntacyo bitwaye, kuko nizo nzira z'ubutumwa, niyo cano ubutumwa bw'umuhanuzi bubucamo. Ahubwo igihari ngo ubwo butumwa ni ugusuzuma ubwo butumwa bwari bwo twifashishije ibyanditswe byera. Ndumva rero ku kijyanye no kuba ari karosi cyangwa ari yaragize amayerekwa byo ndumva tutabitindaho, kuko niyo cano izwi mu byanditswe byera yuko ubutumwa bwa gihanuzi bucamo. Reka mvuge gato kuri Ellen G. White ko nta nubwo turavuga amateka ye matoya kugira ngo n'abadukurikiye umva uwo mugore turi kuvuga. N'uwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gace muri leta ya Maine. Yavutse mu kwa 11 ku mwaka wa 1827, apfa mu kwa 7 ku mwaka wa 1915. Yabyawe n'umubyeyi witwa Eunice Harmon ndetse na Robert Harmon. Akaba yaravutse ari kumwe n'undi mwana, bavutse ari impanga. Impanga yitwaga Elizabeth nawe akitwa Ellen. Yaje gushaka umugabo ari we James White, kandi bashakanye mu 1846 mu kwezi kwa 8. Cyakora yaje kuba umupfakazi mu 1881 mu kwezi kwa 8 n'ubundi. Bakiri kumwe babyaranye abana 4, 2 muri bo barapfuye, asigara n'abandi 2. Nkuko Pastor yamaze kubivuga, akiri umwana mutoya ari mu ishuri mu mwaka wa 3 mu 1836 yatewe ibuye mu mutwe riramukomeretsa cyane bituma ava mu ishuri. Buriya rwose uwo muntu wakoze imirimo ikomeye cyane, agasobanura ibintu bitangaje, yize amashuri 3 ya primaire kandi yari afite n'ikibazo nyine cyo kwangirika ku mutwe, kuko nta nubwo abashaga kwandika neza. Abantu bumva imikorere y'ubwonko barabyumva, yarasusumiraga. Ariko ku itegeko rya Yesu ryavuze ngo andika, ryamushoboje kwandika ibitabo. Amaze kurondora Pasiteri, kuko yanditse ibitabo bigera kuri 40, yandika ama periodicals cyangwa se ama article 5,000. Urumva ko yakoze umurimo ukomeye. Nkuko yabivuze, yagize amayerekwa n'inzozi asaga 2,000. Amayerekwa amwe yabereye mu ruhame, ayandi akabera ahiherereye. Igitabo cye cyakunzwe kuruta ibindi ni igitabo cyitwa Kugana Yesu. Iki gitabo cyasohotse mu 1892, kiza guhindurwa mu ndimi zisaga 140 zose. Uretse Kugana Yesu kandi yanditse ibindi bitabo byakunzwe, ntabwo ari abadive babikunze, ahubwo n'abatuye n'abantu babashije kugera ku nyandiko ze. Nk'igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ndumva Pastor yarigeze kukivugaho. Igitabo cyitwa Intambara ikomeye, Pastor araza kongera kukivugaho cyo arakirwanya cyane, ariko simbizi niba azabishobora. Ibyo ni ibitabo bimwe mu bitabo bye byakunzwe cyane. Subject yanditseho mu nyandiko zose yanditse kuri theology, ndabivuga mu ndimi z'amahanga, ntabwo nabona uko mbasha kubisobanura. Kubijyanye na siyanse y'Iyobokamana, nubwo atabyanditse mu buryo buri scientifique, ariko abiga theology barabyumva. Icyambere muri theology yanditse nicyo bita Christ centered relationship, isano ishingiye ku mushyikirano dufitanye na Yesu Kristo. Icyo kintu yaragishimangiye cyane, ubuntu bw'Imana boneka muri Yesu Kristo.
yanditse indi nsanganyamatsiko ikomeye, the great controversy, cyangwa se intambara ikomeye iri hagati y'ikiza n'ikibi. Ikindi ni ukumvira ku mucyo wakiriwe nk'ikimenyetso cyo kwizera kuzima, genuine faith, living faith, ko kwizera kuzima kwifitemo kumvira. Izo ni theology iboneka mu nyandiko za Ellen G. White. Yanditse kandi nanone ku nsanganyamatsiko y'uburezi, nano biracyifashishwa ndetse n'abahanga muri siyanse bajyanye kubijyanye na pedagogy na methodology yo gufasha urubyiruko n'abana. Uburezi yanditseho ibitabo bikomeye cyane nka Child Guidance, nka Education, n'ibitabo bigifite agaciro cyane, atari ku itorero gusa ahubwo n'abandi bantu bakora muri field y'uburezi. Ikindi gisamaje yanditseho ni health reform, cyangwa se ubugorozi bw'umuzemuke, kwitungira amagara mazima. Ikindi agitindaho kuko cyafashije abantu, kandi ni kimwe mu bintu binyereka yuko Ellen G. White ari Imana yamukoresheje. Tugiye muri za ndangagaciro cyangwa se bya bimenyetso biranga umuhanuzi w'ukuri, twabonye yuko mu byo yahanuye bigomba gusohora. Rero mu bintu Ellen G. White yagiye avuga ku bijyanye n'ubuzima, pastor yigeze kuvuga ngo abadive barya ibintu by'imigage, ndavugana ariko warababeshyeye barya ibiryo byiza cyane kwa ko bizeye ibijyanye n'ubuzima. Icyakora yarankundiye aza kubyemera ko ariko biri. Ellen G. White yavuze ku bijyanye no gutunga amagara mazima. Icyo gihe abantu binyweraga itabi nta kibazo, ndetse itabi ryakoreshwaga mu buvuzi, wari umuti wo kwa muganga. Ari nawe ati niwe wahagurutse bwa mbere abyeretswe n'Imana ko itabi ari ikiyobyabwenge kidakwiriye ku bantu b'Imana. Baramurwanije ndetse bamugira umusazi. Nawe yakoze mu gihe kidasanzwe kubera yuko ibintu yavugaga nyine byari bitaranasuhora. Ubu ngubu ni kumva agaciro kabyo. Niwe warwanyije itabi bwa mbere na mbere. Yego. Ubundi byari byemewe nk'ubuvuzi, yari standard y'ubuvuzi. Ubundi itabi ryari ubuvuzi, wari umuti wo kwa muganga, wifashishwa no kwa muganga. Icyo gihe rero bamugize inkwenene, ariko nyuma yarapfuye hashize imyaka itari mike, ejo bundi mu 1970 nibwo amahanga siyanse yemeje yuko koko itabi ari uburozi atari umuti. Icyo ni kimwe mu bihamya bikomeye cyane. Tujya tuvuga n'ibijyanye no kwirinda, mu bijyanye no gukoresha ibimera kuruta ibikomoka ku matungo nko kurya inyama. Abantu batireka noneho abadive none bazanye ibya ntukarye ntugakoreho n'ibindi. Hari umumama nyine nigeze kuvugaho kare umbaza ibyo bibazo. Ariko uyu munsi mu kinyejana cya 21 aho indwara zihangayikishije isi, uretse ibingibi bari kuduteza by'amavirusi barema muri laboratoire, zishingiye ku mibereho abantu babayeho n'ibyo kurya barya, abantu bamaze gusobanukirwa yuko bwa butumwa ari ukuri, ko abantu bakwiriye kwirinda cyangwa se kugabanya ibikomoka ku matungo kuko bifite ibibazo byinshi biteje. Nuvuga ngo bya bintu Ellen G. White yavugaga kera bitarumvikana rwose, ubu ngubu OMS, muryango mpuzamahanga ushinzwe ibijyanye no kwita ku buzima, niyo ibyigisha neza cyane. Ujya kwa muganga bakubwira bati gabanya inyama, ufite ibinure byinshi, ibintu by'ama hypertension, imivuduko y'amaraso, amadiabete. Ibyo byose bigendana na ya style de vie yo gukoresha ibikomoka ku matungo, n'izindi ngingo zerekeranye n'ubuzima nko gukora siporo, kota izuba n'ibindi. Ibyo rero ni amahame isi haya agaciro uyu munsi, yavuzwe mbere n'Imana iyanyujije muri Ellen G. White, ko ayo mahame ari ingenzi cyane ku buzima. Mu bindi byasohoye nshaka kuvugaho, ibyo byose ari kutubwira n'ibyo yavuze byasohoye. Yego, nari ngarutse kugaragaza Ellen G. White, nicyo mwari mwambajije mutese ubasha kugaragaza ute ko ari umuhanuzi w'ukuri. Wari uvuze ngo ibindi byasohoye, muri ibyo tubwiye byose by'ibyo bitabo byarasohoye, yanditse muri biriya bitabo waduye dusomera. Ubwo ndi gutanga ingero z'ibintu byavuzwe nawe, atari uko ari umuscientifique, nta mashuri afite ngo abe yari impuguke mu by'uburezi cyangwa mu by'ubuzima, ariko uyu munsi kwa bifitiye isi akamaro. Igitangaje nuko ejo bundi rwose 2010 kangahe, ndumva ari na 17 niba nibuka neza, ari ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The Smithsonian Magazine, cyakoze urutonde rw'abantu 100 bari influential mu mateka ya Amerika.
Ellen G. White yajemo nk'umuntu rwose w'agaciro ku bw'umurimo yakoze. Ubwo ni nifaso scientifique religieuse, mu buryo bwa siyansi na religion, ko ibintu yakoze byagize impinduka bizana kuri sosiyete y'Amerika. Ngayo nguko. Ubwo rero bya bintu nubwo byavuzwe kera bigaragara nkaho atari ukuri, byaje kwemezwa na siyansi ko ari ukuri. Niko gusohora ko ibyo yavuze. Ubwo nari mbitanze nk'urugero rw'uko bya bintu byavuzwe bigaragara yuko bidahwitse cyangwa se bisa nk'ubusazi mu gihe cye, byaje kugaragara ko ari ukuri. Ariko navuga n'ubuhanuzi, twereka bimwe mu byo yavuze byagiye bisohora, kuko ni nabyo ya ndavuga ibintu bibiri by'ingenzi, nko kwaduka kw'inyigisho z'imyuka. Pastor akunda kubitindaho ku inyigisho z'imyuka, ibintu bya spiritualism biri kwaduka cyane cyane mu matorero ya Giprotestant uyu munsi, bikaba nabyo bihawe intebe cyane. Wa mwuka ajya tubwira yuko wavuye muri bantu b'abajesuite bashinze arya nindi Ignatius Loyola, wazanye system. Nigeze no kumva umuyobozi wa Jesuite abisobanura hano mu Rwanda ibijyanye no kwishakamo mwuka ukajya muri inspiration. Ibyo bintu na White yarabivuze ko bizaba biyoboye cyane kuruta ko abantu bazaba bishingishije ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kubibona bihawe intebe rwose mu madini ya Giprotestant. Ikindi kintu ntabwo ari meditation, ni spiritualism, inyigisho z'imyuka. Ikindi kintu ni ubufatanye bukomeye buri hagati y'abaprotestanti n'abakatolika. Ikindi ni ubufatanye bukomeye bw'abaprotestanti n'abagatolika. Ibyo nabyo byagaragara ko bidashoboka rwose mu mateka ya Giprotestant. Bari bazwi nk'abahakanyi bahakana inyigisho z'i Roma. Roma yarabarenganije irabica bamwe, sibyo? Kiliziya Gatolika. Ellen G. White niwe wahagurutse ahanura yuko ari igihe ubu Protestant n'ubugatolika buzongera kwihuza. Twebwe abariho muri iki kinyejana cya 21 twabibonesheje amaso yacu mu buryo bukomeye. Byashyizweho rwose umupfundikizo couverture mu ejo bundi 2017 ubwo hizihizwaga imyaka 500 y'Uprotestanti, byabereye ndumva ari mu Budage. Ubwo batangaje Protestantism, iratangaza ngo Protestantism is over, Uprotestanti burarangiye, icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Ubundi ntabwo mbere byashobokaga. 2015 twabonye Kiliziya Gatolika umuyobozi wayo ajya muri Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu nabyo bitashobokaga kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nk'abaprotestanti, batemeraga system y'Iburayi nk'abakatolika. Ariko ejo icyo gihe yaragiye rwose agaragara nk'uyoboye Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi turabona ibikorwa byinshi, inyandiko zinshi za Kiliziya nka Laudato Si cyangwa Fratelli Tutti, ndavuga izi za hafi twibuka neza, arizo ziyoboye gahunda z'isi, nk'iyo kwita ku bidukikije, nk'ibintu byo kwita ku bakene. Nkabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi basohoye itegeko ryo gufasha abantu babamenamwe amafaranga rwose, ni bya Fratelli Tutti. Mbere ntabwo byagaragara ko bishoboka, ariko byarashobotse. Ibi byo ni bimwe mu byasohoye. Okay. Ubwo ni ibyo bibiri tubwiye. Pastor, fata microphone. Ngira ngo wumvise ibyo Eric avuze byose, avuze ibitabo Ellen G. White yanditse birimo indangagaciro zitandukanye, kugeza ubwo na za leta z'isi bimwe zibyemeza ko ari byo. None agaragaje na bimwe ngo yahanuye muri iyo myaka, uburyo abaporoso bazongera bakaba bavandimwe ba Kiliziya Gatolika, ndetse nagaragaje n'ibirebana n'imyuka y'ibinyoma ngo izaba mu bapanekote cyangwa se mu bantu baba mu matorero ya panekote. Ariko ngira ngo mwe mwana dusomeye ko muri Matayo Yesu yabivuze ko ibyo bizabaho, nubwo ari nawe tatabihanura byo Bibiliya yarabivuzeho. Ahubwo ngira ngo uradufasha ko Eric yagaragaje ibyo bintu bigaragaza ko uyu mubyeyi yari umuhanuzi w'ukuri, ndetse n'ubuhanga yari afite bukomeye yahawe ngo na Yesu, kandi afite n'icyo kibazo cy'uburwayi bwo kwikubita hasi. Twabonye ko mu buhanuzi byose umaze iminsi twigisha, twavuze ko umuntu guhanura ibintu bikaba ntabwo ari byo bigaragaza yuko umuntu ari umuhanuzi, n'abapfumu barabikora. Icya kabiri twagaragaje ko Uwiteka yavuze ngo umuntu nakubwira kuva ku Mana gushyira ku yindi, Umwana Uwiteka Imana y'ukuri, abo akabura ngo bifatanye ku Mana.
ngiye ndemeza yuko Ellen White si we wenyine n'abandi bahanuzi, ariko nuko ariwe tuvugaho wenyine, cyane cyane nyuma y'intumwa abahanuzi bagiye bakurikiraho nuko biyita ngo ni abahanuzi, kandi birivuga yuko ubwaki cyo cyari n'ikinyoma. Umuntu kwita umuhanuzi kandi abahanuzi barahanuye kugera kuri Yohana bikaba birangiriye ibyabo, ndavuga abahanuzi bifata nkaho ari ibirangiriye, bafatwa nkaho ari urumuri rumurikira abantu. Iyo bigenze kuriya rero kiba ari ikibazo cyo bwabyo ni ukurwanya Kristo. Ariko noneho katuvuge biramutse binabaye, tugomba kureba ese yigishaga iki. Biriya bintu bwabyo kuvuga ngo ibijyanye n'imirire, njye hariho nabonye bavuga yuko ahubwo iryo niyerekwa yagize mu cya 863. Nyuma yaho gato cyangwa mbere yaho gato mu cya 860 niwe waramaze kwitwa izina ry'abadivi. Abadivatiste b'umunsi wa karindwi babahinduye kwitwa aba Kristo cyangwa se abigishwa ba Kristo, ahubwo bamenyekanira kuri iryo zina abadive, abategereje ariko b'umunsi wa karindwi. Nicyo kirango kibaranga, umunsi wa karindwi ntabwo ari Kristo, ni nawo umunsi bamamaza. Ubwo bitwa ni abategereje b'umunsi wa karindwi, ntabwo ari abategereje ba Kristo. Bategereje umunsi wa karindwi, ahubwo mu ibanga buriya nuko iyo tureba gukora kwa Satani mu ibanga, twe tureba ibyabavuze tukabisesengura. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo abadivantiste b'umunsi wa karindwi, tuba tumenya ngo okay, ni aba Kristo se? Igisubizo ni oya. Nk'ubu pastor, ndashaka kukurogoya, uzanye indi concept y'abadivantiste. Wabaye uriretse tukaganira concept ya Ellen G. White, kuko abadivantiste hari ibyo wabavuzeho. Imana nidufasha uno mugabo azaduha ino kamera twongeye tubiganireho. Ntabwo concept y'abadive buyihoreye, ndakwinginze. none se urabatandukanye se Ellen White? Urumva we ari we ngira gusa batandukanye, kandi Ellen G. White ari we wabizanye. Niba bizanye ntabwo ushaka kugira ngo wera, ntabwo nabatindaho bo, kuko bo ni victime, abenshi ni ba victime. Ariko ndavuga yuko iyo tubivuze tuba tugaragaza ibyo yabahaye. Kuko nk'ubu nk'ibyo nababwiraga, bategereje umunsi wa karindwi ni ikibazo gikomeye kuri bo, n'ubu cyo bategereje kurenganyirizwa. Ni ukuvuga niho tubamenyera, ni nacyo bazarenganyirizwa. Nk'ubu ibyo bivuga bya radutotsi bya papa bijyanye n'ibyo avuze bijyanye n'ibidukikije, bo bavuga yuko ari gahunda yo gushyiraho the Sunday law, itegeko ry'icyumweru cyangwa itegeko rya dimanche, kandi bakaba biteguye iryo tegeko kuzarirwanya bakanaripfira. Kuko bo baravuga ati umunsi ryabaye itegeko nibwo bavuga ibintu bibiri, akarengane nibwo kazaboneka, bakibagiza yuko bakarengane gahari, ariko kuri bo ntigahari, kazaboneka ubwo. None kaboneka ubwo bivuze iki? Bivuze ngo nikaramuka kabonetse, Imana nayo izatabara, hari icyo bita imvura yitumba, ariko umwuka azaza kubaha gukomera. Ibyo nabyo na Ellen G. White wabihanuye se? Nta kintu bafite ubwabo bafite bifiteho, ibintu byose 100% bituruka kuri we. Wa mucyo mutoye wa mucyo muto ni usobanura Bibiliya n'ubuhanuzi bwayo. Byumvikane ko afashe Bibiliya yose ayinjiramo, arayisubvertinga ko yinjiye mu penetrated the Bible, kandi nkuko bivuga koko umuntu umwaka wa 3 kandi arufite ubwo bumuga ntabwo yajya gushobora kuba ari ukoze ibyo. Hari izindi imbaraga zari ziburiho, bo babyiterera umwuka w'ubuhanuzi kandi bavuye kuri Kristo. Ariko tukavuga ngo ibara avuye kuri Kristo ntabwo warahakanyije Kristo. Ngiye gutanga ingero ebyiri zikomeye cyane zo Ellen White yahaganyije bo Kristo. Ariko mukanayiza ku kantu kavuga ngo isabato bategereje kurimbuka, kandi uwo mwuka azaza, noneho hari umwuka w'itumba akomeye cyane kugira ngo bakomeze muri cya gihe cyo gupfira iki amategeko. Ariko aya mategeko bavuga ni isabato, ariko bavuga amategeko muri rusange. Igitabo cy'intambara ikomeye sinjya kukijyamo kuko ubwo tuba tugiye mu bindi, nicyo nakabaye exposinga bimwe mu birimo bipfuye. Ariko ubuka ndebe akantu gato agaragaza ibyo Ellen White yavuguruje kandi avuguruza Kristo. Ubwabyo kuba yitwa umuhanuzi, kumwita kandi Kristo ari Yohana Batisa ari umuhanuzi wa nyuma, none akaba umuhanuzi umurikira abantu. Ni ukuvuga ngo hariho abahanuzi bahanura mu buryo bw'umwuka wera, ariko bavuga ibintu cyangwa se basobanura ibyanditswe byera, cyangwa se baburira abantu nk'uko yabivuze. Icyanditswe tubona mu Bakorinto ba mbere 14
Korinto ba mbere 14 umurongo wa 3 aravuga ngo ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Uyu ni umuhanuzi muri kategori yacu isezerano rishya. Nuko ibyo ababwira ni ibibungura. Abungura si biki? Ni ibijyanye n'ibyo Mwuka yahawe kandi biri muri Bibiliya. Kubahugura, abahugura yifashishije Bibiliya only kandi yabivuze ibyo bita sola scriptura, nuko ibyanditswe gusa. Ni nabyo poroso burya bushingiyeho. Ibyanditswe biheze biri muri Bibiliya twahawe mu kugeza iteka ryose. Ntabwo mu Bibiliya mu byo yahanuye harimo abahanuzi bazaza nyuma ya Kristo. Ntabwo bahari Elena White ni mpamvu tukabe tubakira. Abasilamu niyo mpamvu bavuga ngo Mwuka Wera niwe basimbuje Muhammad, bakavuga ngo azaza uwo nguwo. Ibyo tuturerwa dukurikije yuko nabo tubagenzo tukarebe ko babeshya. Noneho ahangaha imwe bavuze ngo kubungura, kubahugura no kubahumuriza. Ibyo kubahumuriza n'ibyo nyamfara barokore babwira ngo bahagarara bakavuga umusome muri Yesaya 40 ngo mubwira abantu bihumuriza imitima yabo mwe kubahahamura. Ugasanga nabyo bifashishije wenda byanditswe harimo n'iki ngiki. Kubahumuriza ntabwo ushobora guhumuriza umunyabyaha mu byaha bye no mu myizerere ipfuye umubwira uti humura. Uhumuriza uwizeye Yesu Kristo, ukamuhumuriza umubwira uti ibyo ari byo byose ibi bikubayeho cyangwa biri mu buzima bwawe bye kuguca intege, kuko byarahanuwe yuko bishobora kuzatugeraho. Aho rero ukabura muhumurije. Nicyo guhumuriza ahangaha muri isanse nicyo Bibiliya ivuga. Reka rero nje ku bindi by'ingenzi. Elena White yahamije ku buryo budasubirwaho. Nashatse kuvuga ku bintu biri by'ingenzi. Icya mbere ni ikintu kijyanye na n'isabato ubwayo. Nuvuga ngo isabato ubwayo ntabwo yavuye mu bushakashatsi. Uwitwaga James ntabwo yavuye mu bushakashatsi cyangwa yavuye mu bushakashatsi. Ntabwo yavuye mu iyerekwa ngo bavuge ngo mu itangiriro rya mbere ntabwo yaje nk'iyerekwa. Mu itangiriro rya mbere ni agaturagiti banditse barutoraguye kari karanditswe n'uwitwaga Joseph Bates. Uwo Joseph Bates yishe ku byerekeye isabato y'umunsi wa 7, kandi ntabwo yayitangiye nk'umuntu utangiye ibintu, ahubwo yayigishije. Kuko muri icyo gihe cya kera abantu bagendaga bigisha, ngira ngo twize no kuvugaho ku bintu bitwaga John Bunyan, yuko nawe yigeze kumva umuntu wigishaga ku kwica icyaha cyo kwica isabato. Ariko ntabwo ubwenge bwe twibwire ko nabwo bwari ku Mwuka Wera. Ntabwo John Bunyan ari umuhanga gusa nkuko abantu babitekereza. Ni Umwuka Wera wamwigishije. Ubuhanga bwe ntabwo bwamwigishije kwigisha abantu isabato. Kabone naho John Bunyan ahagurutse gutinya icyaha, yumvise uwigishije icyaha cyo kwica isabato. Ahaguruka rero ariyo kimuhagurukishije. Ariko mwiyerekwa yagize mu gitabo cyanditse, agatabo ko mugenzi yanditse ari mu buroko bwo yamaze mu myaka 12, yize gushyira imbere uburyo tubona ubwo Kristo yigishije. Niyo mpamvu tumwemera ntitwemerere na White. Therefore avuga yuko amaze kubona ku kantu bakaganiraho n'umugabo we, barakaganira ko ntibagashyira mu bikorwa. Akahe akisabato. Ako gapapuro bari batoraguye cyangwa se bakuye ahantu quelque part simbizi. Ahera ko araryama nkuko bisanzwe, arongera aririkwa, yerekwa amategeko 10. Muri ayo mategeko 10 itegeko rya 4 ryari heritage. Rero nuvuga ngo ryari rizengurukijwe n'umucyo, igaragaza yuko ari itegeko mpatsa amategeko. Ibyo bwabyo bikaba bihabanye na Kristo uko yatwigishije. Amategeko yaduhaye yitwa urukundo no kwizera. Noneho abatugaruye muri ya mategeko 10, ni naho yagaruye isabato. Ntiyayigarura yonyine, ayigarura n'amategeko yose. Abadushubije mu isezerano rya kera. Nkaba nakongeraho nkavuga ngo niyerekwa yagize rijyanye n'ibyo kurya. Bamwe abamukurikira bavuga yuko
rifatanya no no kubahiriza amategeko mu kubazanira agakiza. Ibyo kurya nabyo birimo. Yavuze yuko imirire igomba kwitonderwa, kugira discipline mu mirire, nk'imwe mu nzira idufasha kubona agakiza kuzuye cya roho nzima mu mubiri, nta kuri n'ibintu bituruka muri Gatolika. Hanyuma rero ibyo bintu arabyigisha muri ubwo buryo, ariko ibyo bintu bwabyo tubisanga no mu isezerano rya kera. Ibyo Abisirayeli bemeye kurya n'ibyo batagomba kurya kuko byari bihumanye. Mu yandi magambo yarabigaruye, abavuguruje Kristo. Umwuka wa Kristo wigishije ko ibintu byose tubirya tutabajije, tuba tubisengeye. We ababihaye ikindi kibazo, harimo kwanga kurya inyama, kunywa ikawa n'ibindi bintu byose. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu agaruye, kabone naho uruno bamushyize no bantu ba scientifically bakoze ibintu bigaragara. Yes, abo science yasize hejuru ntabwo dushobora kubemera, twe tuvuga ikibugu kashyize hejuru, kuko science yatwigishije kuko yabigizemo ubuhanga. Kandi wibuke ko ni technology na science turuka ku badayimoni. Iyi technology cyangwa technology, science n'ubundi bumenyi bwose bukomeye buturuka ku mwanzi. Bibiliya yavuga ngo uwo mwanzi cyangwa iyo nyamaswa umwami uzategeka isi ngo azamenye bitamenyekana, ari byo bingi bitubamo. So therefore kuba byaraje ibyo ngibyo, Imana iki Imana ishishikajwe n'iki ku muntu? Imana ishishikajwe n'uko umuntu akizwa akizera Yesu Kristo. Ahubwo biri amambo twe twemera ngo nubwo twari ibihumanye ntacyo byadutwara ku bwa Kristo. Kubyo turiye byose birahumanye. Yanahanuye yuko n'ibyo tuzarye kizagera bizaba bihumanye, inyama zaba zihumanye, ibintu bizaba bihumanye. Ni ukubera iki se? Ni ukubera yuko ibi ngibi yaraguraga ibizaba. Hari umwanditsi w'umuhanga n'ibyo narebaga kuri telefone igihe yandushaga niyibutsaga, ariko hari ibyo bita the protocols of the land elders of Zion. Abo bantu banditse igitabo, icyo gitabo ntabwo kigira nyiracyo, cyanditswe n'Abahebura n'Abayahudi. Icyo gitabo kitwigisha, kivuga ibyo byose biri ku isi biriho. Hariho n'izi ntambara, hariho n'abantu sexuality cyangwa se social sexualization iriho, abantu gukunda gusambana yuko bizabaho. Ibyo barabivuze. Muhammad ubwo yarahanuye aravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazajya basambanira ku nzira. Ubwo ni ubuhanuzi kandi bino birasohora. Niyo tujya kwakira abantu bagiye bahanura ibintu bigasohora gusa, ntabwo twaba tugiye mu kuri kw'Imana. Ubundi Imana iki tubwira gikomeye cyane abantu batitaho, kandi Imana ishaka kugira ngo tumenye, ni ugukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Icya kabiri, muri we tuzarya n'ibyo byose bavuga, ntacyo bizadutwara kuko turi muri we, niwe mukiza w'ubugingo bwacu. Ntabwo tuvuga ngo turitwereza kurya ibimera, kwivuza ibimera, izo bita natural remedies. Mbese ibyo ngibyo usibye ko ibyo ntabihakanye, ariko ntabwo bigomba kuba partakers, kujyana n'iki, kujyana n'agakiza kacu. Ubu ngubu iyo mba ifingi mu mutara, abantu banywa imibirizi, bakanywa imiravumba, bakarya imishikiri, ibyo byose bikabavura. Urumva neza? Hari abivuza amase y'imvubu, kandi bikabavura koko. Ibyo ngibyo rero ni ubuhanga ntabwo twabyita ubuhanuzi. Hanyuma pase wenda tukiraho ngaho, ndashaka warutubwiye ko hari ibintu bibiri ugiye kugaragaza bya Ellen G. White yaba yarakoze biranga ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, nkuko twabisomye hano ngo Ellen G. White ari muri kategori y'abahanuzi b'ibinyoma. Icya mbere rero waruvuze ngo mu bimwe yakoze bikomeye nuko yagaruye isabato. Ibyo ngibyo nibyo ngiye kuvugaho, ariko hari n'ibindi navuze ntangira. Navuze uburyo ibyamirera uburyo yabihinduye iby'umwuka kandi byari iby'imibare. Ibyo nari nabivuze, sinzi niba nagiye mvuga, wenda ibyo ni ibyishaka, ibintu byo nshaka kuvugaho bwa nyuma ngaragaza biri muri Bibiliya, nabyo ubwabyo dukwiriye kwitondera. Amategeko kuyagarura kwari ugusubiza inyuma Kristo, kuko itegeko rishya, isezerano rishya ntabwo ushobora kuritandukanya n'isezerano rya kera muri we, byose ni bimwe. Ndetse Abayehova ko nabo baturuka kuri we, bo bavuga ko nta sezerano rishya n'irya kera rihari. Bavuga ibyanditswe bya Giheburayo n'ibyanditswe bya Kigiriki, gusobanura amasezerano yombi. Noneho rero we sezerano rishya n'irikuru nta bitandukanya noneho mu myigishirize ye, kuko iyo yigisha cyane cyane berefara ku buhanuzi bw'isezerano rya kera. Cyo ni cya kabiri uri kuvuga mu bintu bibiri wari uvuze. Ndacyari mu cyambere kuko agaruye amategeko, adushije kwizera ko amategeko no gukizwa n'amategeko. Kabore naho yaba yigisha yuko, kuko mu rundi ruhande
yigisha yuko dukizwa ku bw'ubuntu kandi akigisha yuko byose bituruka ku bukunde bwa Kristo, ariko niho mwibanga agacegezamo ibindi bintu bihakanya Kristo. Cyambere nko kugarura amategeko nk'inzira y'agakiza, ariko niho mwibanga mu buhe buryo wambaza kugarura amategeko, ariko cyane cyane itegeko rya 4 kugira ngo abantu bariruhuke. Byumvikane ko Kristo ubwe agaruye ya myigishirize yari mu Bagalatiya, agaruye ya myigishirize ya yindi yapfubijwe n'intumwa zari zihari, yari yazanywe n'abigisha amategeko b'Abafarisayo bari batangiye kudindiza umurimo wa Kristo, babwira abantu ko bagomba gusubira mu mategeko n'imihango ya Mose yose muri rusange. Aha rero nkuko twabibonye abicyo gihe barabihagaritse, ariko noneho arabyize, noneho amaze kubyigisha biba ariyo byitirirwa abantu. Byumvise ko twese tumukurikiye ntabwo tuba tukizwa abakristo, twese twakwitwa abantu b'umunsi wa 7, abategereje umunsi wa 7 b'umunsi wa 7. Mu by'ukuri ntabwo dutegereje Kristo, dutegereje umunsi wa 7. Uwo munsi wa 7 kuko baravuga ngo isabato izaba ikimenyetso, ariko ibaye itegeko. Ubu ntabwo ari icyumweru, ni ikimenyetso kuko izaba yahindutse itegeko. Nyamara n'ubu abayikurikira ni benshi, ariko bakavuga ngo abayikurikira ubu bayisengeraho nta kibazo bafite, ngo ariko umunsi yabaye itegeko nibwo kizaba ari ikibazo. Ariko kandi bakureba uyisengeraho siri bahagucira urubanza, bakakubwira bati usenga ku munsi w'inyamaswa. Iki kikaba ari ikibazo yambwiye ko utagomba kukijyaho, ariko urumva yuko icyo kibazo ari ukurwanya Kristo. Icya kabiri rero ndacyaza gatoya, kiriya cyambere gifite ubutware bukomeye kurangirizaho. Icyambere intumwa n'abigishwa ba mbere ku munsi w'icyumweru ari umunsi wa mbere y'iminsi 7 barateranaga bakamanyagura imitsima. Uwo munsi wari w'amateraniro, ariko ntabwo wari umunsi w'ikiruhuko, ariko wari umunsi w'amateraniro kuri bo. Noneho barawuteranaga bakibuka Kristo, ni umunsi wo kwibuka, barawuhindura bawita umunsi w'inyamaswa, no gupinga Kristo, kuko Kristo yahindutse inyamaswa kuri bo. Kuri Elena White ni inyamaswa, ariko mu bwiru arangije. Dore ikindi kintu yakoze gikomeye, umunsi w'isabato ahindukira umunsi wo kwibuka. Kwibuka ndetse ngo kwibuka iremwa, ni umunsi wo kwibuka iremwa. Twebwe twibuka Kristo nk'umucunguzi wacu, ibyiremwa twe turajya mu isi nshya n'ijuru rishya. Baratubwira iremwa rya kera kandi ibyo ugiye kurangira. Ibyo rero bikaba ari ukutuzunza mu mutwe. Icyo ni icyambere. Kandi Pawulo yaravuze ngo mujye mwibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Nicyo rwose icyo tugomba kwibuka Yesu. Noneho umuntu aratuvangiye, tugiye kujya twibuka dusenga kuko ni umunsi utwibutse ibyiremwa. Subije ku munsi w'iremwa kandi tujya mu mwisi isi nshya. Imana yaratubwiye ngo mureke ibintu byanyu by'akajagari, dore isi nshya n'ijuru rishya. Twe turansusuye mu bya kera, tuzabyinjizwamo na Yesu na Kristo uri uzatujyana aho ngaho mu isi nshya, kuko ibyaremwe mbere Imana igiye kubikuraho. Isi ya mbere n'ijuru rishya ngo bizayenga n'umuriro bishiriho, nta mpamvu yo kubyitaho rero cyane. Ikindi, ntabwo yemera ikintu kijyanye no gukomeza imyizerere ishingiye, we yemera yuko ubugingo bupfa, kandi gupfa k'ubugingo ntabwo ari ugushiraho. Yavuze yuko ngo Imana ni inyembabazi, ntabwo izihanganira kubabara kw'abantu. Ibyo bihuriyeho na Kiliziya Gatolika. Ndashaka udusobanura ibintu bibiri. Gihenomu ntayemera, none n'ubugingo ubwo ntiyemera ko buzahora bubabaza uteka. Ndasobanura, ubundi Gehenomu bivuze yuko ubugingo bwacumuye ku Mana buzayeba mu rutazi ibiteka ryose, buzahora bubabazwa iteka, bubabazwa. Wera akavuga yuko ibyo ntabwo ari byo. Imana y'imbabazi ntiyakwihangarira ibyo, ngo ahubwo ubugingo buzatwikwa, ngo abatizera Imana bazatukabashiraho base nkaho batigeze kubaho. Ko n'abayehova ariko bavuga se, none se bamwe ntibakomoka mu bandi? Erega biriya ni ishyano ryatugwiriye. None ni ukuvuga ngo ahangaha iyo dusomye muri Mariko ni ishyano, iyo dusomye muri Matayo 25:46 20 na kangahe, kugenzurisha ibyanditswe. Bo barabikunda, ariko kandi iyo utagiye kubyinjiramo bashaka kugukubita ngo uyu kandi uzanye ibiki. Iyo turebye Matayo 25:46 katuve ku murongo wa 44, Yesu ubwo yavugaga ishyano ryitwa ihene aho rizagana, kuko ritaranzwe n'urukundo, ariyo tegeko yabahaye. Nabo bazamusubiza bati mwami, tuvuye ku murongo wa 44, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera. 45 arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko
ubwo mutakoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Arangiza ku murongo wa 46 agira ati, abo bazajya mu itanura, bazajya mu ihaniro ry'iteka. Aho kanura kumva, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Ni ukuvuga byombi ni ibihoraho. Ihaniro ry'iteka n'ubugingo buhoraho ni ibintu bibiri. Somera no muri Mariko. Mariko 9. Mariko 9:44 kugeza 48. Mariko 9 niho nashaka kujya, ariko wenda nkamite majya ngiye guca kwa Paulo ntacyo. 44 narabagira ati atangira hejuru avuga ngo abagusha abandi, ni kwisanganyamatsiko ivuga. Aravuga ngo reka turebe hejuru ku murongo wa 42. Umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja. Ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce, ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehenomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Ibi biragaragara yuko aba bantu bavugwa ntabwo ari abantu bapfa bagashira, kuko umuriro burya umuriro uriye inkwi zigashira ukomeza ukaka, ariko se waka kubera iki? N'izindi nkushyiramo za zindi za mbere zabaye ivu ntacyo babizibwira. Noneho rero ahangaha ni ukuvuga ngo ahangaha ibintu yahakanye, aha yarivu yavuguruje Kristo. Ubwo n'umuhanuzi w'ibinyoma kuri ibyo si n'umuhanuzi w'ibinyoma, ni antikristo. Nazyo Kristo yahamije wowe bivanyeho. NG wahitebaye antikristo wuzuye. Yes, kuko arwanyije ni wowe wahanuwe, ahubwo kazaba ari antikristo uzaza pase akazagaruka nyuma. Oya, antikristo bamaze kuza niko bibiri tubwira. Dutegereje umugome karunduru uzaza. Yavuga ko yaba ari buzagaruka noneho, kuko yaba yararunduye benshi cyane. Abadventiste ni benshi ku rwego rw'isi. Wapi, ntabwo ari bake cyane Abadventiste. Ni bake cyane Abadventiste, ni bake cyane. Gusa siko kuri bahari. Barahari ko baranyanyagiye gusa hirya no hino, ariko ntabwo ari benshi. Noneho iyo turebye abakorino, abatesalonika urwa 2, kuko Paulo yigishaga ibyo Yesu yigishije. Niyo mpamvu tutagomba kugira usubira hirya. No, ndavuga abatesalonika sore. Tugirire vuba Eric nawe tumuha umwanya igihe kiri kudushirana. Abatesalonika urwa 2. Noneho katore umurongo wa 5 turagenda tugere ku murongo wa 10. Mikrofone usa nk'uyegura. Aravuga ngo dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu kugwira cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwe mukundana rusaga. Paulo uzi avuga iki? Aravuga itegeko ry'umwami wacu, urukundo, kuko nibyo yabonaga mu itorero, cyo cyari kimushishikaje. Ariko ubu ntabwo urukundo baruvuga, bavuga ibyo basakaramenu, amasabato, imyuka ikubita abantu benshi ukajya muri ibicuri baguye ngo n'umwuka wera. Ibyo nibyo bamamaza. Indimi z'abadayimoni bavuga arababakarabdora. Ariko ubukirisi dufite kugira ngo burorohewe, ugasanga ubona ababarabura bita mu Kigande babyita ngo kujyoboja, mu Cyongereza babyita babbling. Ukaza uvuze iki? Ashwi ngo Imana ejo nagiye ahantu ndumirwa, ariko ibyo nabonye hariya biragatsira. Yewe dore akaga ibyo byose abantu bacu barayobye, bakwiriye kuva muri iyo cyane. Noneho hari umuntu ushaka kuguhuza nawe wanyu mu Mutara, akora deliverance ngo hirya no hino ku isi, nawe n'umupastor ushaka kuzaguhuza nawe, hanyuma mukagana mukagigira, kuko urumva ari muri deliverance yerwiye ukayirukana mu bantu. Yampamagaye arambwira ati ndifuza ko twazahora tukaganira, nzaguhuza nawe muganire. Uzamuhuze nawe ntacyo, ahari wenda byafasha bamwe mu bantu bacu bahirimbiriye iyo ngiyo, kuko we ngo Imana iramukoresha bikomeye. Imana iyo se niyihe Imana kireka ari abarungi, ariko se katubaze turebe ibi ngibi nabyo tuzareba ibye. Abantu batantera amabuye ngo ndambakanye deliverance cyangwa ibitangaza. Yes birakora, ariko ikintu ko vuga ngo deliverance ubwacu ni icyaha.
Yesu yaravuze ngo umwana w'Imana naba batura reka deliverance bivuze kubaturwa. deliverance ubwacyo ni icyaha, ni ukubatu ni antikristo. Ntabwo ninde subatura keretse umwana w'Imana. kadukomeze ariko mugiye kunsetsa rwose. Umurongo wa 6 ngo kuko ari ibitunganye Imana kwitura bababaza kubabazwa, kandi namwe ababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo umwami wacu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika mu butware bwe hagati y'umuriro waka ngo ahore inzigo. Iyo nzigo wumve icyo bita mu Kinyarwanda guhora inzigo. Abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo ngo bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka kwiteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. Hanga n'ubwo nagarukira, bazoherwa bave imbere y'Imana bahabwa igihano cy'iteka ryose. Iyo hajemo iteka, everlasting punishment mu Cyongereza, ni ukuvuga ngo if something everlasts it lasts as long as possible, as long as time is there. Ni ukuvuga ngo iki ni igihano abantu bazaba barimo. Ibi rero by'abantu kumva tugakora ibyaha, tumenye yuko ibyo bintu badushoramo bishobora kuzadushora mu kaga k'iteka ryose. Aha rero Pawulo yashimangira ibyo Yesu yavuze. Niyo mpamvu Pawulo tumwemera ko yashimangira ibyo Kristo yavuze. Ase reka nkubaze ikibazo. Ni izihe ngaruka mbi cyangwa nziza ubona kuba Ellen G White avuga yuko abantu bazajya mu muriro ariko bagashya bagakonka bikarangira neza ntibahore bababazwa iteka? Ni izihe ngaruka ubona zaba ziri kubaho mu muryango wa gikristo cyangwa kubizera wenda zishobora kubagaruka mu bireba no kurimbuka? Ni ibintu bibiri. Icyambere ni ukuvuguza Kristo, bavuze ngo ni iby'iteka ryose, cyangwa umwuka we, kuko umwuka wavugiye wa Kristo ni wavugiye no muri Pawulo. Icya kabiri tuvuze ko icyambere nongere nkisubire mu nkishimangire nuko avuguruje Kristo. Kumuvuguruza ubwacyo ni ikibazo gikomeye cyane, uwo n'umwuka wa antikristo. Icya kabiri ni ukugomeshereza Uwiteka. Urabona umuntu nagomeshereza Uwiteka ni ukugomeshereza Kristo. Mu buhe buryo se? Kristo yaravuze ngo uzabaho babara iteka ryose. Noneho umuntu ashobora kuvuga ati niba ari ugushya nkakunguka nkarangira, uburibwe nzabumva igihe gito birangire, n'ubundi mveho. Nta mpamvu yo kujya muri ibyo byose. Ese ubwo buzima bw'iteka ryose reka ni ubwanjye murangiza iki gihe, nzashya akanya gato nkuko n'ubundi umuntu ashya cyangwa ikintu gishya bikarangira. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane ku bantu bamwe bashobora kwifata muri buriya buryo. Ubwo bagomera Imana ntibayubahe kubera iyo mpamvu, bavuga ati n'ubundi gupfa n'ubundi umuntu arapfa bikarangira. Hari ababivuga batyo bakabihera bakanabyigisha, sivuze ngo ni bose, ariko ubwabyo ni ikibazo. None se abantu bose niko biteguye bashaka kuzajya muri ubwami bw'Imana? Ariko umuntu kumva yuko azababazwa iteka ryose, ubwabyo hari ikintu cyakora ku mutima we. Tekereza ubuziraherezo uba mu muriro. Erega burya Gehenomu ntabwo yaremewe abantu. Ubundi bwitagira Gehenomu yaremewe Satani n'abambari bi, imyuka mibi. Abambari sivuga abo mubiri, ndavuga imyuka yamukurikiye, yuko bazaba muri iyo mu muriti w'iteka ryose. Noneho Gehenomu nayo yaje nanone kuba inclusive, yishizwamo n'abandi bagomeye Imana. Inyamaswa ya kane igizwe n'abariho ubu ngubu bayikorera bafite ikimenyetso 6 bazajyayo hamwe n'umwuka w'ubuhanuzi n'inyamaswa. Inyamaswa n'umwuka w'ubuhanuzi ni ikintu kimwe, ariko ntabwo nshaka kugisubiramo. Bazajyamo babe muri uwo muriro Satani nyuma y'imyaka 1000 bazabasangayo. None pasi ubushatse kutwereka ko Ellen G White mu byo yagomeye Imana cyangwa mu byo umukosa yakoze yagaragaje ko none ubwo ngubwo na Satani n'abadayimoni bazajya mu roba gashya bigahita birangira. Nicyo bishatse kuvuga. Aho mwuzanye mu kantu nashaka kuvuga, hari icyo bita mu Cyongereza the immortality of the soul. The immortality of the soul bivuze ngo umwuka ntabwo upfa. Kandi Pawulo aravuga ngo twapfuye twambaye umubiri ubora, kandi twambaye umubiri w'igitaka, twambaye umubiri w'akavukire, ariko tuzazuka twambaye umubiri w'umwuka. Umubiri twambaye w'umwuka ntabwo tuzaba dushobora, ntabwo dushobora existence ntabwo ushobora yacu kuvuga ngo umwuka urahari, icyo uzakorwa ni ukwambikwa gusa. Yes, utwitse ntabwo bishoboka kuko habaho iteka ryose. Byumvikane ko ni Gehenomu ebyiri noneho.
hariho gehinomu satani azaba mu by'iteka ryose n'abadayimoni niyagenewe batumvira izabatwika bagashira. aha ubwo ni ukuvuga ngo mu byo uvuze bigaragaza ko Ellen G. White yari umuhanuzi w'ibinyoma, nicyo kirimo ubwo ni ibintu bibiri navuze n'ibindi byinshi, ariko hari n'ibindi isabato na gehinomu ko yarayihakanye kubabazwa iteka ryose yaraguhakanye. kandi ibyo bintu ni ibintu ubwabyo bikomeye cyane uyu munsi tubonye, niba ngombwa tuzabona n'ibindi. ushobora kuzanira n'urukarara rw'ibyo yeretswe n'ibyo ajyaga ahanura ntibibi. ako pasi abantu ntibashobora kuvuga ko ibyo uvuga nawe biteye ubwoba, kubera ko ashobora kubivuga gutya ari kugira ngo abantu badahura n'ihahamuka ry'uko abantu bazashya iteka ryose. hari umuntu umerutse kumva nawe abivuga, aravuga ati reka da, ntago abantu bazashya iteka ryose. icyo ni ikinyoma rwose. ati iryo ni iterabwoba ry'abapasitori bafite amadini babaza gutera abantu ubwoba. uhamugani we ntiyaba yaranditse gutyo ari kugira ngo avane ihahamuka mu bantu. we ntabwo aricyo yari agamije gukora ibyo ngibyo mu byo kuvana ihahamuka mu bantu. yari agamije icyambere n'umupinga Kristo, ibyo Kristo yavuze arabirogoye. nabuvuze ngo abantu bazabaho iteka ryose bababazwa, wakavuga ati ntabwo bishoboka, ahubwo bazashya birangire. cyane cyane yifashishije icyanditswe kiri muri Maraki, bavuga ngo bazashya babe umuyonga, ngo ariko twe tuzasohoka dukinagire. ntabwo ubuhanuzi bwa Maraki uko icyo bwavuga ntabwo bwavuga ibyo Kristo yavugaga, byavugaga abandi banyabyaha, ariko ntabwo byavugaga ibyo Kristo yavuze. nibyo dushyira imbere, ko birasobanura neza yuko abanyabyaha yego bazashya wera batababona tabana nabo barangire mu buryo nk'uko bivuze ngo bazirukanwa imbere y'Imana, imbere y'umwami Imana iby'iteka ryose. abatakibabona imbere ye natwe tutakibabona, ariko bariho ahantu bababazwa. yego ubihakanye rero ubuhanuzi ntaba bwuzuye neza, ko abahanuzi bose batugeza kuri Kristo niwe wagura byose. umwuka we niwe utubwira ngo niwe usohoza ukuri kose. hanyuma rero ibyo niyo mpamvu twabikuriye twumva yuko habayemo ibintu by'amakenga. hanyuma reka twumve Eric, wowe ni ibiki uhinyuza kuri paseri ku byo avuze bigaragaza ko Ellen G. White yari umuhanuzi w'ibinyoma, ari nayo mpamvu yabivuze hano muri bya bindi wamureze twasomye. kuko urumva paseri we yaravuze ngo uyu mugore rwose ni umuhanuzi w'ibinyoma, kuko agaragaje no mu bigaragaza ko ari umuhanuzi w'ibinyoma kandi bikomeye koko. none wowe ni gute umuhakanye kuri icyo kintu? ya murakoze, reka mbanze nshima Imana. namubonanye ikibroshire cy'amapaje 12 ntabakanize biriya birego nzabikirara, none avuze bibiri. Imana ihabwe icyubahiro. nayo nzi ko afite urutonde rurerure rw'ibintu byinshi. avuze ko hari ibindi yari ashaka n'urutonde nzaruzana, ariko si nuko ntacyo. icyambere rero tukimazemo amezi agera kuri 3 tukivugaho cyegere cya isabato n'amategeko. ntabwo ari Ellen White uvuga amategeko yakora nyine iyo tubisomye, kubera ko tuze Ellen White, kuko nze Ellen White nk'umudventiste bita bifatwa nk'aho ari Ellen White wabimbwe, ariko ni Bibiliya yabivuze. ntabwo nibwira yuko hano tutarasomya inyandiko za Ellen White kuva nahagera, ahubwo twasomye Bibiliya. kandi amategeko y'Imana rwose Bibiliya irayahamya, ntaho twayahungira. ntabwo ari amabwiriza y'isezerano rya kera nk'uko bivugwa, ahubwo ni isezerano rishya naryo. paseri agarutse ku bijyanye n'ubuhanuzi bwerekeye inyamaswa, igishushanyo cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko birasobanutse muri Bibiliya yuko hari ubwoko bw'Imana buzakomeza amategeko y'Imana bufite kwizera nko kwa Yesu. ubanza ayo magambo narayasomye hano, cyangwa se ubanza nayavuze kuri channel yanjye simbizi, ariko byashiwe 12:17 baravuga ngo ikiyoka aricyo Satani kirakarira umugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. amategeko y'Imana aragaragara mu ntambara iheruka iri hagati y'ikiza n'ikibi. ikindi ndavuga ubutumwa bwa marayika 3 dusanga mu byashiwe igice cya 14. marayika wa mbere avuga ubutumwa bukomeye, dusanga ku murongo wa 7 aravuga ngo, avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. muyiramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. nsomye uyu marayika wa mbere kubera yuko harimo ibintu bibiri by'ingenzi. icyambere harimo ikijyanye n'urubanza. ubundi ibyo ari byo byose nubwo dusobanukiwe, twageze mu ishuri twese abari hano dusobanukiwe yuko urubanza haba hari uregwa, haba hari urega, haba hari n'amategeko, hakaba n'umucamanza.
ubwo rero nta rubanza rutagira amategeko y'Imana. Kandi uyu marayika wa mbere agaruka ku butumwa bukomeye bwo kuramya iyaremye. Pastor yavuze ngo dusubiye mu irema kandi nyine ubutumwa bwa marayika wa mbere buri kwibutsa ko hari uwaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nibwa yuko niba mubyibuka igihe twatangiraga bino byigisho navuze yuko isabato nk'ikimenyetso cyo kurema cy'urwibutso rwo kurema ifite agaciro gakomeye muri iki kinyejana cya 21 ahari kuruta uko yari ifite agaciro mu gihe cyashize, kubera yuko ubu nibwo siyanse twiga mu ishuri. Abana banyu bigishwa yuko nta muremyi ubaho, ahubwo umuntu yaje by evolution. Ubu rero marayika ubwiriza ubutumwa buheruka aravuga ngo muramye iyaremye nk'ikimenyetso cy'uko ingingo yo kurema, ingingo y'umuremyi ikwiriye kugaruka, kandi ikimenyetso Imana yaduhaye cyo kuzirikana buri cyumweru cy'uko ari umuremyi wacu ni isabato. Ubwo rero amategeko ntabwo yirengagizwa. Marayika wa gatatu bavuga ibintu bikomeye cyane byerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'inyamaswa ubwayo. Izana na ka karengane paseri ahora avuga ati bazagira umwuka nk'uw'abayisilamu wo kwiturikizaho ibisasu. Umurongo wa 12 umaze kuvuga yuko azabaho umujinya w'Imana uzagera ku baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, yaravuze ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nko kwa Yesu. Bivuze ngo hari itsinda rizaba riramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, hari n'itsinda rizaba rifite kwizera nko kwa Yesu kandi rikomeza amategeko y'Imana, kandi itsinda riramye inyamaswa rizibasira itsinda rikomeza amategeko y'Imana kandi kagira kwizera nko kwa Yesu. Ubwo rero none se ko ari bibiri bivuze kandi ari igitabo cy'ibyahishuwe. Njya nkunda kubwira Jarike nti n'umwigisha w'igitabo cy'ibyahishuwe ahari azadufasha kubyumva biruseho. Ubwo rero amategeko y'Imana afite agaciro mu ntambara iheruka y'ikiza n'ikibi. Kandi ikintu gikomeye cyane paseri yavuze, ngaruke ku magambo yavuze ngo ikingo y'amategeko, yaba amategeko 10, yaba amategeko yo kwitungira amagara mazima, yavuze ngo ni imwe mu nzira, ngo ari nawe yabigaragaje nk'imwe mu nzira idufasha kubona agakiza kuzuye. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa pasiteri rwose. Niba navuga ngo urasebeje kuvuga yuko amategeko n'imirire Ellen G. White abyigisha nk'imwe mu nzira idufasha kubona agakiza kuzuye. Oya, iki ntabwo ari ikibwirizwa. Kare naje nikoreye ibitabo, nazi ko nyine turi bujye no mu bitabo bya nawe turetse ko numva igihe cyagiye, sinzi niba yabibonamo, aze kumbwira igitabo kimwe nkimuhe turebe ko tubibona. Jewe ibimvuze nibyo numvise. Urabona mwego abadive mufite amatsinda menshi, hari abagorozi, hari abigisha yuko Yesu kugira ngo wihane agomba kuza akakugeraho, n'andi matsinda menshi. Ariko jyabo numvise bavuga ko imirire ubwayo upfuye uriye mu buryo butajyanye na discipline yaguhawe byaba intandaro yo kutazajya mu bwami bw'Imana. Abo nabahe n'abadive, ariko bafite intuza nyinshi. Nawe ubwo azababaza narabiza azababona bari mu matsinda yabo bigisha batyo, bashimangira ko indiscipline mu mirire, kutagira gahunda mu mirire byazaba intandaro yo kutajya mu bwami bw'Imana. Byumvikane ko kujya mu bwami bw'Imana Yesu si wowe ntahagije ugutwara mu bwami bw'Imana, hagomba guherekezwa n'imirire. Rero bikaba ari kugira discipline ari ikibazo. Nuko rero ntabwo agakiza twemera ko kaboneka kubwo kwizera Yesu Kristo gusa. Duhagaze kuri ya principle y'abagorozi ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera gusa. Ibijyanye n'amategeko, imirimo, iyo niyo yatumiremeye muri Kristo Yesu, abageze mu bwami bwa Kristo. Ibyo wabivuze, ahubwo subiza n'icya kabiri. Ikibazo cya kabiri kijyanye yavuze kigaragaza ibinyoma bishya na Gehinomu ndetse nuko abapfuye bamera. Buriya ni ibintu bibiri, nubwo yenda yabivuze nk'ikintu kimwe. The state of death, uko abapfuye bamera. We yemera immortality of the soul, yemera yuko roho idapfa, sibyo? Ariko icyo ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Tugiye mu irema, uko Imana yaremye, tubwirwa yuko Imana yabumbabumbye umuntu mu mukungugu, ikora stati imeze nkanjye, ifite amatwi, amaso n'ibindi. Imaze kukirema icyo gistati, igihumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima.
uko siko umuntu yaremwe. Ndagira ngo dutekereze, ubwo tugiye muri filozofi ariko nta kundi. Ndagira ngo nyine dukoreshe ibitekerezo byacu bwite mbere yuko filozofi nicyo nshatse kuvuga. Yego murakoze ko nkosora. Umuntu atararemwe, Imana itaramuhumekera mu mwuka w'ubugingo, yasitati igitaka cyari gihari, right? Cyari gihari igitaka kiri aho ngaho, kandi n'umwuka w'ubugingo Imana yari ufite. Umwuka w'ubugingo Imana yari ufite, itaramuhumekera mu muntu ngo itarahuza icyo gitaka n'umwuka w'ubugingo ngo gihinduke ubugingo buzima. Umwuka w'Imana na umwuka w'ubugingo nawe Imana yari ufite, sibyo? Umuntu rero aba umuntu iyo umwuka w'ubugingo uhuye n'icyo gitaka bikabyara umuntu. Ndagira ngo kitucyumvikane, igitaka ntabwo ari umuntu, igitaka ubwacyo si umuntu, n'umwuka w'ubugingo ubwawo ntabwo ari umuntu, ahubwo iyo tubiteranije mu bushobozi bw'Imana bibyara umuntu. Dufashe urugero n'iyi microphone dukoresha, hari ibyuma bagiye baterateranya baratudoda kugira ngo bibyare mic, ariko igihe icyuma kimwe cyari kikiri mu gitaka, ikindi kiri hariya, ikindi kiri hariya, ntabwo byari microphone. Icyakora bimaze guterana byabaye microphone. Wamugana ni filozofi wayigezemo rwose. nuko rero gupfa nanone nuko umwuka usubirayo, noneho igitaka nacyo kigasubira mu kindi gitaka. Ingingo ya immortality of the soul noneho yatugejeje ku kirero, ni ukwizera imyuka yarabapfuye, aribyo tujya tubona byo gusenga abatagatifu, aribyo ko kwemera yuko Bikira Mariya yabonekeye ikibeho n'ibindi bimeze nkabyo. Ariko uko si ukuri kw'Imana, abapfuye ntacyo bazi, imirimo yabo irashize, nta migambi nta bindi. Ubwo nibagiwe na purgatori yuko ari ahantu bababarizwa bakabasabira misa kugira ngo batunganywe vuba vuba bazavemo. Icyo ntabwo ari cyo. Ku ngingo yagiye no muri yuko igihano cy'Imana ari cyiteka ryose. Yasomye isomo nubwo yantangiriye kurisoma ryo muri Malaki, yuko ijambo ry'Imana ubwaryo rivuga ko abantu bazashya bagahinduka ibishingwe bakagenza gute bakashira. Ariko ubwo yari uwo umurongo Ellen G. White yifashishije nawe niwo ugiyemo n'umuntu. Ni Bibiliya. Ellen White sugira ngo Pastor ko navuze ko hano we mu gusobanura uburyo abantu bazapfa burundu n'ubundi n'uwo murongo yifashishije. Yego ndatangu. Nawe ni ugiye kwifashisha. Ntabwo ndi ubusomye ko Pastor yavuze. Pastor yabivuze ngo niwo yifashishije n'ubundi. Pastor yawusomye ntabwo ndi bugarukeho nta kibazo. Umurongo wa 7 igitabo cya Yuda umurongo wa 7 gifite igice kimwe, haranditswe ngo kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Ikibazo mbaza Pastor, ko Bibiliya ikoresheje ko ari umuriro utazima, hari ahantu tuzi mu isi hari igicaniro cy'umuriro utazima ku mudugudu y'Isodomu ni Gomora? Igisubizo ni oya. Iri somo rero ryo muri Yuda ryatwereka yuko Isodomu hatwitswe n'umuriro utazima, ariko turabisobanukiwe yuko ni imvugo shusho yerekana ko igihano cyari igihano cy'iteka. Ntabwo turi kubona umuriro ahantu waburi muri Aziya aho Sodomu na Gomora yari iri. Ndasoreza ku isomo ry'ibyiringiro by'umugisha dusanga mu byashu igice cya 21. Ndasoma imirongo 8 nihuta rwose. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona urembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Murongo wa 4, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Aka kantu tugaceho akarongo, urupfu ntabwo ruzabaho ukundi, kuko kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ibyo nabyo ntibizabaho ukundi. Kubera iki? Kuko ibya mbere bishize. Iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Amena. Kandi iti, andika, kuko ayo magambo nayo kwizerwa nayo kuri. Murongo wa 6, kandi iti biraragiye.
ninjye arufa na omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Murongo wa 7, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe umwana wanjye. Murongo wa 8 niho nshaka gusorezaho. Ariko abanyabwoba, abatizera, abakora ibizira, abicanyi, abasambanyi, abarozi, abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri rero, keretse nyine niba dukomeje kumva ya immortality of the soul, kudapfa k'ubugingo, nibwo twakwemera ko urupfu rwa kabiri, abapfuye urupfu rwa kabiri bazakomeza, ubugingo bwabo buzakomeza kubaho. Ariko Yesu Kristo atangaje ko byose abihinduye bishya, ibya kera birashize, ijuru rishya n'isi nshya biraremwe, ibindi birarangiye. Ngibyo rero ibyiringiro by'umugisha dufite. Imana izahana abanyabyaha ngo tumaze kubona ku murongo wa 8, igihano cyabagenewe cy'umuriro w'iteka ryose. Yewe na Petero yarabivuze, ndetse ko yenda tudafite umwanya ngo ngiye kurasoma, ndabona igihe kitubwira yuko bibaye birebire. Petero yavuze ko ibyo tubona byose bizayengeshwa no gushya cyane, ibyishingiro byose bigashira. Nguko uko umuriro uzaza ukayenga byose, ibyishingiro byose bigashira, hakabaho ijuru rishya n'isi nshya. Nifuriza abantu b'Imana kuzaba muri iyo si. Nuko wowe ubirangije uhinyuza pasere yuko ibyo avuga atari byo abantu bazashya koko bikarangira, ubwo hamije ibyo Ellen G. White yavuze. Ni concept ikomeye cyane twa discussingaho. Buriya abadiventiste hari ibyigisho bitanu bajya bigisha andi madini atasobanukiwe. Icya mbere ni isabato, tumaze umwanya twamaze igihe tuvuga. Icya kabiri ni ikijyanye n'uko abapfuye bamera. Icya gatatu ni ingingo yerekeranye n'umwuka w'ubuhanuzi. Icya kane ni ingingo yerekeye, ikindi ni ukugaruka kwa Yesu. Numvise na pastor arukunda abyigisha ko itorero rizagenda ngo Antikristo akaza ngo itorero ryaragiye, ni ibintu bikomeye cyane. Icyanyuma cya gatanu ni ingingo yerekeye ubuturo bwera, yigeze kubivugaho ku bwa William Mereri, ariko ni ikibazo nyine nuko abantu badasobanukiwe iyo concept yitwa ubuturo bwera. Ubwo abadiventiste nibo ibyo bintu bagize andi madini atagize. No kuvuga ngo ni bimwe mu bintu bisa nkaho bitandukanye abadiventiste n'andi matorero, abantu baganiraho bitonze ingingo ku ngingo. Pase mu gusoza avuga ijambo rya nyuma gusoza ndavuga ijambo rya nyuma, sindaga ubundi zagaruka, ariko ndashaka kwerekana ko ahubwo havuze ahangaha yasobanuye nyine yuko abantu bazagira bate. Yatanze we yavuze ko umuntu abaho kubera ibintu bibiri, kubera yuko habayeho union y'umubiri byaje byahuye. Ariko iyo umuntu yabaye kimwe kibuze, ubwo umuntu niyuzuye. Ibyo nanjye ndabyemera, ariko mbyemera mu buryo buvuga ngo uwo muntu ntabwo abatakaje ubumuntu, abatandukanye n'umubiri, ariko ntabwo batandukanye n'ubugingo. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga impfu ebyiri. Hariho gutandukana, urupfu rutandukanya umuntu n'ubugingo, urupfu rutandukanya ubugingo n'umubiri, ariko dupfa umuntu tukamuhamba. Hakabaho n'urupfu ruzatandukanya ubugingo n'Imana, ni urupfu yavuga tubonye mu byahishuwe. Ariko rero yavuze ngo umuntu biba birangiye, ibyo kuba apfuye ubu ntabakiri umuntu, ntabwo ari byo. Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo wa 11 aratwereka ikindi kintu gishya. Aravuga ngo ariko niba umwuka we yazuye Yesu Kristo aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazuba imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Ruvo imibiri nayo izazuka, ariko izahinduka nkuko Yesu. Nese Yesu ko yapfuye burya yaratandukanye by'iteka, yarazutse aza yambaye ubwiza bw'Imana, kandi aza ari wa wundi. Didimo ariwe Tomasi icyatumye amuhakana, ntabwo yemeraga yuko umuntu ashobora gupfa ngo azuke muri buriya buryo yabitekerezaga. Aravuga ati ariko nimbona imbereri aho zacumise nzabyemera. Yesu yagombye kubimwereka, ariko ntabwo ari muri bundi yari yambaye umubiri uca no mu nzigi zikinzwe n'umubiri w'umuntu. Ubwo se pasi ushatse kutubwira ko Yesu mu ruhande rw'umubiri yapfaye ku mwuka we wari uhari? Oya, mwizuka rye yazutse muri ubu buryo. Umwuka we yazuye Kristo naba ari muri mwe, yazuye Kristo namwe izabazuka. Icyo dushaka kugushaho, urumva Eriko uravuga ati
umubiri n'umwuka bihinduka umuntu kuko byahuye. yego Niba rero umuntu apfuye mu mubiri, ubwo n'umwuka ntuhari wapfuye, we niko avuze. None urimo kutubwira uti Yesu yarazutse kuko azukana undi mubiri ariko akimeze kwa kundi yari ameze. Ariko hari umurongo dusomeye ati niba umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe namwe izabazura kubw'umwuka uri muri mwebwe. Yego. Ubwo bivuga ngo umubiri urapfa ariko umwuka ntupfa, urahari. ntabwo umwuka upfa, Ni imibiri yongera ikazuka gasubira wa mwuka gasubiramo. yes umwuka, kuko nese tuzazuka turi iki? Niba tuzazuka tukabaho kandi bivuze ngo niba dupfuye ibyacu birarangiye, aho nicyo ndinamubaza. Ubwo Eric we yabashaza kugaragaza ko Oya, iyo umuntu agiye gutanga undi mwuka w'ubugingo nanone. Oya, ni ukuvuga ngo umuntu aba agiye urusoro nibyo birarangiye, N'umwuka kuko umwuka birarangiye. watandukanye, kandi nituzuka tuzajya mu gihano kandi cyiteka, nizigero tuzakigeramo cyangwa ubwami bw'Imana hazajya yundi. Ubwo nyine arashaka kugaragaza ko ubwo ari undi mwuka Imana izahumekera muri uwo muntu nanone akazuka akajya mu muriro w'iteka, kuko yatweretse ko umwuka bapfuye nawe. Ibyo ntabwo ari byo, kuko urumva we azi nicyo bita disintegration of the human person. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Disintegration ibayeho ntabwo bizongera guhura N'umwuka we. n'umwuka. Ariko Bibiliya twese ngo tuzazuka kandi twongere tube ba bandi, ya mibiri yacu izazuka kubwo umwuka wa Kristo uba muri twe. Ngo hari icyo ashaka kuvugaho nakivugeho. ntabwo nshatse kuvuga ngo umubiri urapfuye ngo n'umwuka urapfuye, ibintu bibiri ngo bipfuye. Oya, ntabwo ariko navuze, ahubwo nasobanuye urupfu nka separation, gutandukana. Nuvuga ngo ni nka telefone, nakunze gukoresha ibikoresho dufite hafi, tuvuga ngo telefone irapfuye kuko turi gukanda amabuto nyine, hari ikintu cyabuzemo. Ni ugutandukana k'umubiri n'umwuka. Icyo nicyo cyitwa urupfu. Ubwo umwuka uba ugihari. Ubwo umwuka uba ugihari. Umwuka urahari n'umubiri urahari, kuko Bibiliya irabisobanura mu magambo Imana yabwiye Adamu, yabwiye ngo uri igitaka, mu gitaka nimuzasubira. Nuvuga ngo cya gitaka gisubiye mu gitaka cyacyo, n'umwuka usubiye ku Mana yawo. Ku byerekeye rero umuzuko, icyo nacyumvise. Hangara gato nyo nkubaza. Umuzuko ni ihame ry'Imana, ntabwo twasha gusobanurisha ubwenge bwacu, ariko bizabaho gutya, ukongera guhura kwa bya bintu. Hangara gato nongera nkubaza. Yego. Kuko umuzuko pastor avuze ni w'abakiranutsi, ariko n'umuzuko w'abanyabyaha burahari. Yego. Nubwo ni ihame ku banyabyaha ko bazazuka bakajya kurimbuka, ni ihame ku bakiranutsi ko bazazuka bagahabwa ubugingo. Yego rwose. None kuvuze ko umubiri uba ugihari, koko nubwo uyu muntu yapfuye tutamubona mu isi, n'umwuka ukaba uhari ariko habaye gutandukana. Ubwo ushatse kutubwira ngo nibazuka nibyo bizongera bigahura. Yego pe. None ko wari utweretse ko bigihari, ubwo mu muriho ntibizaba bigihari kandi barimo gushya. Buse bisobanure gute? Ndi kuvuga nti umuntu aba umuntu wuzuye. Iyi mayike iba mayike kuko bamaze guteranya ibyo bintu, sibyo? Umuntu rero ugomba guhabwa igihano cy'ibyo yakoze n'uwo muntu nyine ufite umwuka akagira n'ubugingo. Niyo mpamvu hazabanza kubaho umuzuko n'uw'abanyabyaha ndetse bakazuka, kugira ngo bahabwe ingororano z'ibyo bakoze. Iki kiganiro cye gato gisubukuye kikazaba ikindi, kuko navuze ngo ni concept yihariye, ni concept ikomeye cyane, kandi navuze yuko itoroshye. Ngiye ibintu mba numva niba uvuze uti umuntu arapfuye kandi umwuka urahari n'umubiri urahari, no mu muriro niko bizaba bimeze n'ubundi. Azaba apfuye, umwuka uri kubabazwa n'umubiri uri kubabazwa, kuko ni bya bindi bigihari. Navuze ikintu gikomeye ko ibi bintu kutabyumva, ni nayo mpamvu nyine icyo uvuze ari ukuri ko bikwiye kuganirwa mu buryo bwihariye. Byadukanye inyigisho zikomeye z'abadayimoni so kwizera imyuka y'abapfuye, kuvugana n'abapfuye. Hari n'abantu barota babo bapfuye bakabarota bakumva ibyo baba. Kandi pastor mu buhanuzi Ellen G. White yahanuye, nacyo nyongeremo bitarasohora, nuko mu gukora kw'abadayimoni mu gihe giheruka ari uko imyuka y'abapfuye izajya isanga abantu ikabasobanura yuko bavuye mu ijuru, ahubwo ya mategeko Satani yahindaguye ari Imana yabikoze, maze bizerwe kubera yuko ari ababo babivuze. Urumva rero ni ikintu gikomeye. Hanyuma mu gusoza rero turashaka kugira ubutumwa ugenera ku bantu bagukurikiye, na pastor agira ubutumwa abagendera. Tubwire abadukurikiye ko ibi byose tuba turi kubikora kugira ngo abadukurikiyeho bakure mu kuri. Naje gusanga twiye tuganira gutya ntabwo tumenye ibyo twavuze, ahubwo abaduteza amatwi nibo bakura mu kuri, kavuga ati ibi nibyo biri ukuri, ibi ngibi ntabwo ari ukuri. Nubuye butumwa rero ugenera abadukurikiye ukurikije uburyo pastor yagaragaje Ellen White uburyo ari umuhanuzi w'ibinyoma n'ibyo yavuzeho, ariko ukaba urimo kugaragaza ko atari ibinyoma. Nubuye butumwa abagenera. Ingingo ikintu nshaka kubwira abadukurikiye kubw'ingingo twaganiwe munsi ya Ellen G. White, ndagira ngo nibabona uburyo basoma ibitabo bya Ellen G. White
babashe kumenya ibyo binyoma babwiwe yuko ari ibinyoma bikabangisha ubwo butumwa ishingiro ryabyo. Ndabivugira iki? Buriya Pasiteri Musisi ibitabo bya Ellen G. White yarabisomye, kuko ibintu byinshi avuga biri mu nyandiko za Ellen White. Nawe urabyumva impamvu ndetse abantu bumva ari ibintu bidasanzwe nuko batabisomye. Nk'igitabo cy'intambara ikomeye Pasiteri yavuze ko yenda umunsi umwe tuzakiganana, nayo nakizanye nzi ko tukibona ariko nta mwanya. Impamvu abantu bumva ari ibintu bidasanzwe bagashiduka nuko batamenye ibyo bintu yuko byari byanditse. Burya abadivantiste ntabwo batunguwe nabyo, cyane cyane imikorere ya Satani muri iki gihe giheruka. Ndabashishikariza rero kureba ibyo bitabo kugira ngo bimenyere ubwabo kwa kundi ba bantu b'ibero yababigenzaga. Nuko rero Uwiteka duhana umugisha kandi turusheho gukunda ijambo ry'Imana, twikomeze ku kwizera nyakuri, kandi umuntu wese ahirimbanire gukiza ubugingo bwe kuruta kugira igihande akurikira mu izina rya Yesu. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti